Subscribe. Jay here. Subscribe. Jay here. Hello guys, nongeye kubasuhuza ha YouTube channel Jayima. So guys, no kuvuga ngo ubu ngubu tugarutse kureba kuntu noneho abona file binyuze muri application. Abantu bambwiye yuko bicanganye nabyo. Ubwo nje kubibereka ntabaciye ku ruhande. So guys, yego. Guys, ntabatindiye ubwo no kuvuga ngo application yacu H5 cyangwa se H5 Plus ni ingiyi. Reka tuyikikeho. Dutegereze network yayo cyangwa se ifunguke. Guys, ngo murabibona twageze muri nan application yacu. So ntibisanzwe ubu batubwiye kujoininga Telegram. So guys, nkuvuga ngo ntibisanzwe ahangaha ni ukujoininga Telegram. Ibi byo mumaze kumenyera. So nukukanda letter. So guys, tukimara gukanda letter urabona twageze indani. So nukuvuga ngo ntago bizaba ngombwa yuko isetinze gutya. So urugero reka mbereke gatoya nukuvuga ngo tugiye muri application, sorry, muri WhatsApp. So guys, urabona nk'ubu niba turi muri WhatsApp wahawe file, iyi file wayihawe. So uzahita uyidownloadinga tena nurangiza gukora download uzahita ukupa telefone yawe. So uhite uza muri application. Tegereze nanundi ifunguke. So guys, ubwo ukigera muri application urabona hari ibironko bitatu bitambitse. So guys, nibyo uzahita ukibikirikaho. Urabona bahita bakwereka ijambo rya mbere, bazahita bakwereka payload generation cyangwa se generator. Aha kandi bazahita bakwereka identification. Aha gatatu bahita bakwereka export config. Aha kane bahita bakwereka import config. Bakwereke settings, server, apps, Telegram channel. Izo ni Telegram zaba ushaka wazijoininga, ariko akenshi tuba twanze kuzijoininga nyine. So none ahangaha kuri about ni uburyo bwo gusoma amakuru ajyanye na application. Iri cyase renew access ni ukuvuga ngo ushobora nko gukorera ikisi igihe cyagiye tuba turi kongera tunyuze kuri add time. Ushobora kunyura ahangaha ukaba kongererwa igihe. So guys, no kuvuga ngo none iki gihe ubwo icyo tuzaba tuje gushaka, tuzaba tugiye gushaka file tunyuze muri application. None nunyura muri handi nakuri tuzahita ukanda ahangaha kuri import config. So tukihakirika urabona neza cyane bahise batugeza muri storage. Nubwo utabona hejuru hari storage, ariko urabona hari impact config. Ushobora gukanda ahangaha wenda kuri aka gafresh gasubira iyo aka gafresh gasubirayo bagahita bagusubiza muri application. So noneho nukuvuga ngo urabona bizaterwa naho uje gufata ya file. So uvuga niba wagiye muri WhatsApp, wayihawe muri WhatsApp ya file, wagiye muri WhatsApp nyine uyikora download, ariko ntago bemerewe kuyifungurira muri WhatsApp byanze. Tuje muri WhatsApp. Tuje muri WhatsApp. So uzaza muri WhatsApp, urabona azakwereka utuntu twinshi, shared, thumbs, media. So uzakirika kuri media. Ukikika kuri media ndagira ngo uzabona utuntu twinshi cyane, status n'ibiki n'amalinks n'ibiki. Noneho uzamanuka. So ushake documents. So guys, ndibutse ngewe nta file nimwe muri busangeho, ntago nakiriye file kuko nzi ko nta file nimwe nigeze nakira, murasanga ari mu busa. So guys, ugikanda kuri file ushobora urahita uyisanga ubundi ahangaha munsi ya senti cyangwa se senti. Yo uhita usanga ya file wakoreye download muri WhatsApp. Muri WhatsApp. So uzaba wayikoreye download cyangwa umuntu yayikoreje muri WhatsApp. So guys, muri WhatsApp. So guys, noneho ubwo uzahita uyikirikaho. Urugero reka tube dusubiye inyuma gatoya. Urugero mbereke wenda ahantu ngiye mbitse file. So ngiye file zanjye ubundi nk'ibisanzwe nzibika ahangaha. Gira ngo mukubibona nzibika ahangaha. Noneho reka nze mfate wenda file ya mbere. So reka mfate wenda muri izi ngizi. Mfate iyi ngiyi yanjye iyi, cyangwa se mfate iyi ngiyi ya Jayima. So noneho murabona birukanka. None nabyo byihuta kurusha bya bindi byo kunyura muri storage gusa. Urabona nibyo birihuta cyane birihuta. Ntago ari kimwe na bya bindi bya mbere nigeze kubereka muri ya video ya mbere unyuze muri settings ya telefone cyangwa se muri internal storage. So guys, no kuvuga ngo noneho
ikintu uhita ukora ukanda start, nta kindi kiba gisigaye, kuko n'ubundi mbibukije neza izi select port zita zisettingamo ibintu byose, usanga byarangije kwisettingamo ahangaha kuri select server, select port itabyisettingamo, custom setup bitabyisettingamo, icyo uhita ukora ukanda start kugira ngo nkuko mubibona iyi ni ya file twafashe ya Jehima, usibye ko ahangaha nyine iyi ni description ubonye bitandukanye, ariko iyi ngiyi niyo file, mwibuke neza iyi niyo file ndi kubaha. So guys, ubwo tuzagaruka ubutaha, mwibutse gukora subscribe kugira ngo utazacikwa na video y'ubutaha, cyangwa se video y'ubutaha igi kugeraho mu bambere kandi vuba mu buryo bwihuse. So guys, turi kumwe, ciao, kora subscribe, zaza bereka indi video byihuse ukuntu nabwo wabona indi, uko wabona file unyuze mu zindi nzira. So iyi ni inzira ya kabiri, inzira ya mbere yari ya settings. So guys, ubwo nukuvuga ngo turi kumwe, ciao, kora subscribe. Subscribe. Jay here. Subscribe. Jay here.